Ese mwari muzi impamvu abagabo bakunda abakobwa bafite nyashi? Ndaje kubabwira ibintu bitatu bijyanye ku bakobwa bafite nyashi, imiterere, impamvu bakurura abagabo. None turagaruka ku kindi kigira ati ese mwari muzi impamvu abagabo n'abagore bakunda gusomana iyo bageze muri cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina? Nabyo ndaza kubibasobanurira. Ese nanone mwari muzi yuko abantu cyangwa ikiremwa cyangwa abagabo muri rusange impamvu bakunze kugira irari? Nabyo ndaza kubibasobanurira. Nanone ikindi hamaze iminsi havurwa ibintu bitandukanye ngo ibintu byo kongera ibibuno, bagakora surgery bakongera ikibuno umuntu akazana nyashi. Nabyo ndaza kubabwira ingaruka yabyo. Ese kubera iki bintu babikora? Byose ndaza kubigarukaho. Rero ikintu usabwa ni ugukora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo tuze tubirambure. Njye mugiye kubana nitwa Urinzwenimana Emmanuel, abandi banze ku mazina ya Kidasamura. Wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niyo tubikesha. Reka rero dutangirire n'imiterere y'abagore. Umugore ufite nyashi, umugore wambaye neza, umugore usa mu maso ameze nk'inyange. Bivuze ngo umugore mwiza w'ikizungerezi ufite itako riburiya, uba ufite nyashi neza, ubona afite imiterere. Uyu mugore azarangwa n'ikintu kimwe, azaba yambaye akajipo kagera munsi y'intege, ubwo aba ashaka kukazamura ngo kagere hafi y'ikariso. Ndetse uyu mugore ni umwe mu bagore ushaka gukurura abagabo, aho umugabo yaba ari hose, yaba ari mu ndege, yaba ari kugenda na moto, yaba ari kugenda n'imodoka itandukanye, aho bamurangarira ndetse abenshi bagashaka kugongana. Bivuze ngo uyu mugore nawe bitewe n'ubwiza bwe ndetse n'ikimero cye n'uburyo ateye mu maso ni mwiza, afite nyashi, afite itako ryiza. Uyu mugore nawe akora ko ashoboye kose kugira ngo yambare utujipo tugufiya kugira ngo akurure abagabo. Ariko uyu mukobwa nongeye kubabwira ko urukundo baba bamukunda ntago ari urukundo rwo ku mutima, kwa kundi ukunda umuntu uvuga ngo muzabana. Urukundo ako kanya umusore aba agukunze abagira ngo muryamane, nta rundi rukundo aba agukunze kubera ko uba wamuteye irari. Cyane cyane uzarebe nk'umukobwa mwasambanye cyangwa mwakunze kuryamana cyane, ntago ari we ugira umugore, kubera yuko wamukurikiranye ubwiza ndetse ikimero akigukurura, bikarangira umusambanyije ariko bikarangira mutabanye, kubera ko ikintu cyagukuruye ni icyo, ntago umutima we wamukundaga cyangwa nawe ntago wamukundaga. Bivuze ko icyo tukirangije, none reka tujye ku kibazo kijyanye n'uburyo abakobwa cyangwa umugore n'umugabo iyo bari mu bikorwa cyangwa mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina basomana. Bivuze ngo biriya bintu byongera satima mu mubiri, aho bitangira uturemangingo two mu mubiri gutangira kuzamuka dushaka kugira ngo twihuze n'igikorwa mugiye kujyamo cy'imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu abakobwa basomana. Buriya iyo usomye umukobwa kenshi na kenshi uba uri kumushyira muri modo. Bivuze yuko umukobwa utamusomye ntabwo wamushyira muri modo, ariko hari usanga ari muri modo, ariko hari n'uwo biba bigoranye cyane bigasaba ngo umukarise, icyo bita gukarisa. Rero niyo mpamvu nanjye navuze ngo reka mbakorere kino cyegeranyo mbashe kukibabwira. Bamwe mukunze gukumbaza ibibazo nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye, mbashe kubasobanurira. Hari umwe mu bafanizi banjye bambajije ati se Kidasamura, nta kuntu wazadukorera ikizamini cyangwa wazadukorera interview uvuga ku bijyanye n'abagore, ku bijyanye n'abagabo, mu misemburo, imihindagurikire y'umubiri? Nabyo nzabikoraho kandi ibi ngibi nzajya mbikora live. Niyo mpamvu ndi kugira ngo mbereke ku buryo nzajya mbigenza cyangwa uburyo nzajya mbikoramo. Ibi nzajya mbikorera live, muzajya mubisangaho live, muzajya munkurikirana ku wa gatandatu no ku cyumweru, nzajya ndi live mbasobanurire ibyo ngibyo. Ni mu gihe nanone dufite andi makuru hano mu gihugu cy'u Rwanda meza cyane. Bivuze yuko reka tureke kuvangavanga ibintu, buriya kuvanga ibintu buriya ntabwo biba ari byiza. Reka tubanze turangize mwa kino kintu. Reka mbashyirireho aka kavidiyo mukarebe. Murabona ko gusomana ndetse igitsina gore n'igitsina gabo iyo bisomanye, murabona riragisiyo kigira, batangira kurerembura, bagatangira kutareba, bagatangira kureba imboni, bagatangira kureba imiryeze, nubwo baba batekereza ejo hazaza, ubwo bari kwitekerereza ibyo barimo uwo mwanya. Bivuze ko imibiri yabo iba yakururanye nk'uko umuntu afatwa n'amashanyarazi akamugumana bikarangira apfuye. Bivuze ko yuko rero umugore nawe ni umwe mu bantu bashaka kugukurura, ugashobora kuba cyangwa ukisanga wapfuye. Bitewe n'iki? Hari igihe ukunda umugore ndetse bikarangira wiyahuye bitewe n'uko yakwanze. Ndabaha urugero rumwe. Reba nk'umusore wigize kumanuka kwa Rubangura kuri etaje yikubita hasi, ndetse muribuka yuko yari azize ibintu bijyanye n'urukundo ngo umukobwa yamukatiye. Bivuze yuko urukundo ni impumyi kandi urukundo ni rubona. Kandi nanone kinongera kugaruka ku bakobwa baba bafite mu maso habi ariko bateye neza. Abo bakobwa ntago abahungu bakunze kubakurura bitewe n'iki? Bitewe no mu maso yabo. Ariko hari igihe baza bakuruwe n'ikibero cyabo. Ndavuga tayi, nkavuga ikibuno, nkavuga nyashi. Noneho ndaza kugaruka muri bya bintu byo kongera nyashi, ingaruka bitera. Ese
ese ingaruka bitera ni iyihe? Kongera nyashi bishobora kukuviramo izihe ngaruka? Ikibuno gishobora gutema cyangwa nticyatemba. Rero ikibuno umuntu bongereye nyashi hari ibintu bindi biba byahindutse mu mubiri, ntabwo aba ameze nka wa wundi wa mbere. Bivuze ko ibi bintu bishobora kuva mu mubiri cyangwa bishobora guteza ibindi bintu byinshi mu mubiri. Rero reka ngaruke mu kanya mbaramburira iyi nkuru mu buryo burambuye, ariko ikintu cya mbere nkusaba kora subscribe, ufungure inzogera mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwa